Mbahaye ikaze kuri uno muyoboro wacu wa YouTube channel, nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi bacu. Uyu munsi turabagezaho itandukaniro riri hagati y'imyambarire yo mu Rwanda rwo hambere ndetse no mu Rwanda rw'ubu. Wakwibaza uti se hari itandukaniro riri hagati y'imyambarire ya kera n'imyambarire y'iki gihe? Ese hari aho byaba bihuriye no kuba wakwica umuco? Ese bijyana n'iterambere ry'ubukungu cyangwa umuvuduko w'igihugu tugenderaho muri iki gihe? Ntimucikwe. Mu Rwanda rwo hambere imyambarire y'igihe cya kera n'iy'ubu igira itandukaniro rihambaye bitewe n'impamvu z'umuco, amateka n'iterambere ry'ubukungu. Hano hari ingingo zabisobanura neza, zikerekana itandukaniro ry'imyambarire y'iki gihe ndetse n'ibisobanuro byayo kuri buri ngingo. Dore imyambarire ya kera uko yabaga iteye. Imyambarire n'imiryango y'umuco, ibisobanuro byabyo. Mu Rwanda rwo hambere imyambarire yari ifite ubusobanuro bwihariye. Mu muryango abagore bambaraga ibitenge, imyenda y'ibara ryiza cyane irimo ibishushanyo bishushanyije, mu gihe abagabo bambaraga ikote n'amakanzu yoroheje, akenshi akozwe mu ruhu cyangwa se mu myenda yoroheje. Uyu mwambaro wari ugamije kugaragaza umuco, ibiranga isuku, kandi ukaba ukomeye mu bikorwa by'ubukwe n'imihango. Buri wese yari afite imyambarire ishingiye ku rwego rw'imibereho ndetse no ku idini rye. Imyambarire y'ubu, ingingo ibisobanura. Imyambarire ishingiye ku buhanga n'ikoranabuhanga isobanura gute rero? Imyambarire yo mu Rwanda rw'ubu ngubu iratandukanye cyane. Kugira ngo ijyanishwe n'igihe, ahari imyambaro ya kera yagaragazaga umuco. Noneho ubu haje imyenda irimo ikoranabuhanga n'ibishya gusa biva mu bihugu bitandukanye by'isi yose. Abanyarwanda basigaye bambara imyenda igezweho ikorwa n'inganda nyinshi kandi zitandukanye, ndetse bakayikora uko buri wese yifuza. Ahangaha harimo kujya ku isoko ugahitamo ibigendanye n'amiyumviro yawe cyangwa se amarangamutima. Harimo n'ibirango bikunzwe ku rwego mpuzamahanga. Iyi myambarire yo mu Rwanda rw'iki gihe ifite ibishushanyo n'amabara bitandukanye byiza kandi bibereye ijisho. Akenshi izwiho kuba iryoshya ibirori, ikozwe mu buryo bworoshye, bityo igafasha gukuza umuco w'ubukungu no guhanga udushya hagendewe ku byakozwe. Imyambarire izamura umuco n'ikirango. Ingingo ibisobanura. Imyambarire izamura umuco n'ikirango ndetse n'icyizere. Igisobanuro cyabyo, iyi myambaro yerekana uburyo Abanyarwanda b'iki gihe bashyigikira umuco wabo babihuza n'ibihe. Abantu benshi baracyakunda kwambara imyenda y'ibitenge mu mikoreshereze y'amasomo, iminsi mikuru, ubukwe, ibirori bitandukanye, bagakomeza no kwambara imyenda igezweho mu buzima bwa buri munsi. Ibi bituma habaho guhuza umuco n'ukuri, bigatuma Abanyarwanda bagira isura nziza mu ruhando mpuzamahanga. Icyakora hariho ibibazo biheruka nko kugaragara ku byerekeranye neza n'umuco. Kumenya imyambarire isumba iyindi n'ukuntu ifatwa kuri ubu, abantu barushaho kubona ko guhuza imyambarire y'ubu n'iya kera ari ingenzi mu gusigasira umuco wabo. Mu gusoza, imyambarire y'u Rwanda igizwe n'uduce twiza tubiri: umuco wa kera n'igihe tugezemo.
Byose ariko icyo bigamije ni ukugaragaza indangagaciro z'umuryango nyarwanda, iterambere ku mibanire y'abantu, kumenya no kwitondera. Ibi ni ingenzi mu gukomeza kubaka umusingi n'umuco no guteza imbere uburyo bwuzuzanya uko ari bubiri. Ni ukuvuga ngo umuco wa kera ndetse n'umuco w'ubu. Ndabakunda cyane, ibi byose tubagezaho tuba tugamije gukomeza gukangura ubwenge, amiyumvo, ndetse dushishikariza n'abatoya kujya basoma bakamenya uko mbere byari byifashe, bakabasha kubihuza n'ubu ngubu. Ntugende utaduhaye like, share, subscribe ku muntu utari wayikora, bibaye na byiza waduha igitekerezo hasi aho ngaho muri comment. Ciao ciao.